muze kuza tugende tubana. Reka twumve iri mfasha ry'umunsi. Reka twumve iri mfasha ry'umunsi ry'iki cyumweru twateguriwe na Evangelist Mutabaruka Fulgence. Tugaruke n'ikiganiro mu kanya mbahereza amakuru yose muri gusa n'indirimbo zose murimo muransaba, twuzura umwuka wera, ibintu bigenda neza cyane. Imana iduhane umugisha. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, tubifurije icyumweru cyiza. Turi ku cyumweru n'ubundi itariki 23 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025, ni umunsi wa 327 w'umwaka. Iri mfasha ry'umunsi tugeze ku gice cya 403 muri kumwe na Fulgence Mutabaruka. Turaganira ku jambo rivuga ngo mushimire Uwiteka kuko ari mwiza. Zaburi y'150 niyo tugiye kuririmbana, iravuga ngo haleluya, mushimire Imana hera hayo, mwishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, mwishimire iby'imbaraga yakoze, mwishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi, mwishimishe ijwi ry'impanda, mwishimishe neberundanga, mwishimishe ishako n'imbyino, mwishimishe ibifite imirya n'imyirongi, mwishimire ibyuma bivuza amajwi mato, mwishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishimire Uwiteka. Haleluya, haleluya. Umurongo wa 2 uravuga ngo mwishimire iby'imbaraga yakoze. Uyu munsi wa none rero dufatikanye kuzamura amashimwe, twirengagiza amaso ibyo tubona bisa nkaho bitugoye, twirengagiza amaso ibyo tubona bisa nkaho byatuma tudashima, ariko ibituma dushima nibyo byinshi. Haleluya, ibituma dushima nibyo byinshi, kandi hamwe n'ibyo ducamo igihe cyose Imana ikwiye gushimwa, kuko nta kikorera kutugirira nabi, kuko ibyo dukorera byose nibizarema amashimwe. Byabe byiza ducamo, byabe biducamo, nta gitungura Imana, byose bikwiye gutuma tuyishima. Ariko hano umurongo wa kavango, mwishimire iby'imbaraga yakoze. Erega n'ubwo uri guca muri ibyo ngibyo hari iby'imbaraga yakoze, ko hiriye ibyo uri gucamo hari ibyo Imana yigaragajemo. Yego, hari ibyo Imana yagaragajemo. Akenshi nubwo akenshi turi guca mu bikomeye, hari igihe tureba cyane cyane ku bidukomereye, ariko tukirengagiza ibyo Imana yakoze. Ariko reka ngo mwishimire iby'imbaraga yakoze, mwishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Imana yacu irakomeye, niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa, kandi mu by'ukuri ikwiriye amashimwe. Nyemera ngewe nawe twite cyane dushime Imana ibyo yakoze ku buzima bwacu. Wibuke ya marira wariraga, wibuke bwa buzima, wibuke za ntambara, wibuke bya bihe wacagamo byari bikomeye, wibuke uyu munsi wa none wicaye mu byo wasengeye, ibyo wasabye Imana ibyo yaguhaye. Reka mvuge ngo ngewe nawe dushimire Uwiteka iby'imbaraga yakoze. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, twibutse imbaraga zawe n'imirimo yawe, twibutse amaboko y'abanye. Yes, ego bamwita Evangelist Mutabaruka Fulgence. Imana imuhe umugisha pe. Mushimire Uwiteka kuko ari mwiza.